muherereye mu nce zitandukanye mu bihugu bitandukanye abadukurikirana mwese ndabakunda kandi ndabasuhuje sibyo se wowe utarakora subscribe nyabuneka gerageza ukore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi uwundi uko twaprodinze ni ukuri wowe wayikoze ndagushimiye Imana yo mu ijuru igihe uri Shasha TV rero umenyereye Diane ariko uyu munsi ndi kumwe n'iki n'umutipe sibyo se mwari mumenyereye ko mbigisha ibiganiro jyenyine cyangwa se gutera akabariro jyenyine ariko uyu munsi ndi kumwe n'umutipe uyu mutipe rero mwabantu yongeje ikibazo umutipe ngo ntago azi kurongora kandi afatiraho none se kuseka sibyo se neza abantu oya kore data kariho karavuga sibyo se ntago azi poster sibyo ntago azi gutegura umugore mbese abakobwa namwe murabyumva cyangwa se igitsina gore ubundi uyu ugiye kurongora umuntu ntago uza gutya ngo uhite nguvuga ngo ryama urabanza ukamutegura nimba ari mu mutwe nimba ahantu hose mu bwanwa nimba ndavuga umugabo kandi nawe urumviraho kuko nimba ari umugabo ubundi kunkarisa cyangwa nkukarisa nawe unkarisa byose nkagutegura mu matwi nkagukora ahantu hose mbese nayo nkayikoraho byaba ngombwa nkanayo nta bintu birenze sibyo se hanyuma aho uri bufatirwe ubwo tayari ugashaka gukora ibintu ugomba mpazi ubundi buranyirizina reka mubwire nimba ufite n'umukunzi ugomba kumenya ese umukunzi wanjye izingiro rye ryiwe ryo kuvuga ngo ahise ashaka imibonano cyangwa se ryo gushyukwa niri nimba ari ugukora ku bintu gukurura imikino cyangwa ugakora kuri rugongo ariko buriya ahantu heza habaho haryoha kugira ngo umuntu ahite ashaka kurongorwa ndavuga umugore ni kuri rugongo ukagenda uyifata ukoraho n'agatoki sibyo nta mikino uyifata uyikurura buriya nimba rero hari ahantu haryoshya imibonano cyangwa se imibonano apana ko hari hano kuri rugongo bakundi uyifata nyine bakundi nyine uba umeze gutya ukumva bakundi uyifata ugira gutya wishimye uyifata nyine ukikurura sibyo noneho ni ukuvuga ngo kwa kundi uhita uza witura ku muntu kuko tugiye tuvugisha umuntu si igiti umuntu si umutungo nawe umbabariro mbiri nimbuje ukavuga ngo Diane hindukira bitewe n'uko wowe wabishatse n'amarangamutima yawe sibyo uhise uza ngo uryama ungiye hejuru ariko uko jyewe ndi inka ndi ihene ariko uzi ko n'ihene uzabanza ubicunga uzi ko ihene nayo ishaka ibanza ikabishaka irabanza ikabishaka igategura ngenzi yayo ngaho ibaze rero wowe uhise unyituraho turabana ntumenye ngo ndabishaka ni kwa kundi uzasanga ngo sinazanye amavangingo ngo sinazanye ububobere nta na kimwe ugasanga uragize ngo Diane ngo ntanyara ndanyara gute utanteguye ndanyara gute nta bushake si ikibazo ni ukuvuga ngo rero mu buzima busanzwe ubundi urabanza ugategura sibyo ukamukora ku mabere ukamukarira ukamusoma kandi buriya nanone mu buryo bwo gusomana hari uburyo bwiza bwo gusomana hari abantu basomana ugasanga ahise ubundi gusomana urabanza ukamwegera ukamurika kukunwa ukajya umukozaho akarimi sibyo nta mpamvu yo kugira ngo uhite uza wirukire mu kanwa kiwe ngo umukamitse ururimi urabanza ndetse ukamukarisa akabona akajya muri muntu nyine yo gusomana ariko hahandi ukora hahandi hamwe navuze imishinga cyangwa ibigori sibyo uwo mukobwa iyo umurongo ibyo bintu wabikoze none ukirinda kuvuga ngo hari abahungu mani noneho ariko ukabifite n'impumuro nziza mu kanwa umutipe araje aragusomye aho kugira ngo acire mani amacandwa yaguciriye mu kanwa bibaho cyane ibyo ntabwo ari ugusomana ntabwo ari ugutegura umukobwa ni umutegura gutyo umureba mu maso ufite amarangamutima uyu mukobwa azagusiba narangiza kumeneho amazi uzavuga ati noneho njyewe ubwanjye none se undi reka kubaza ingo zose nimba zubakitse umugore wawe wamuteguye gutya urugo rwawe rurasenyuka ibyo bintu bibaho naho umugabo nimba atashye yasinze nka madamu garama nirongorere ese madamu ni ihene ni inka wurira sibyo kandi buriya n'ahantu tugomba gukorera imibonano mpuzabitsina nyine ndavuga mu cyumba cy'abagore
hagomba guhora hasukuye. Bibaye byiza wenda nuko nyine abantu bose ntabwo ari kimwe, ntabwo tubishoboye bungana, ariko icyumba cy'umugore wenda hagakwiye kuba habamo akabati kose, imyenda ijagaraye ibintu bijagaraye kugira ngo wa mugabo najya gutera n'akabariro haba hari impumuro nziza, habe hari ubundi nkunda kubwira abantu ngo icyumba cy'umugore n'umugabo ntabwo si isoko, ni nko kurarika, haba hagomba kubahwa, sibyo? Niyo mpamvu rero nkubwira ngo umugabo n'umugore iyo barongoranye babishaka bose wamutegura, uyu mugore agushyikira nawe ukamuhana, uko bimeze. Kandi rwose urwo rugo ndatekereza ko ntabwo rwasenyuka iyo mubikoze gutyo mwese muri mu bushake bwabyo, mwateguranye bihagije, kuko buriya reka nkubwire, ese hari ikintu utakora umugore wawe watinya kumusoma ku gituba cye? Ntabwo bibaho. Umugore nawe atatinya kwifata ngo ayonke ayisome, buri kimwe icyo ari cyo cyose, ikintu cyose gihereza umukunzi wawe ibyishimo, nta mpamvu ugomba kubikora, sibyo? Aho kugira ngo ejo erega reka nkubwire, ushobora kutabinkorera, nyamara buriya satani itera kushi cyangwa se n'abantu bahura n'abantu benshi, ejo runaka yabinkorera nkavuga ni kuki wa mugabo ibindi batabinkorera, nkumva biraryoshye kurutaho. Kandi buriya nimba hari ikintu nano kiba kiryoha, iyo umugabo yakoze ntabwo wamucika, kimwe n'uko umugore wakoze ntabwo wamucika, igiseye kandi ntabwo kubeshya. Icyo kintu wowe wavuze ngo jyewe uyu mugabo ngiye kukimukorera, nako bati umugore ngiye kukimukorera, donc mu bumwe, hanyuma mugategurana imibonano yanyu ikagenda neza, uburyo ntawe uzavuga ngo yaciye inyuma iki n'iki. Ibyo bintu biravuga cyane. Ubu se reka nkubaze, ubundi si ubungubu mu buzima busanzwe tekereza ko n'ubwo wambwiye ngo ibyo bintu ntabwo wari ubizi, ntabwo wari ubihugukiye, ko byagenda uko ariko kose urabyumva, sibyo? Ubutaha nzakwigisha positeri, sibyo? Kandi tuzaba turi aha ngaha dusase igitenge, pozisiyo zose zihari nzikwigisha, sibyo? Ku buryo nta mukobwa uzongera kugucika, cyangwa se erega buriya reka nkubwire, mu buzima busanzwe natwe abakobwa hari igihe tugira tukagira amagambo, sibyo? Ugasanga turahuye nibereye kumwe n'abandi basista cyangwa n'abandi bantu, bati uriya muntu nta nyaza ntaki, ni ugucumita gusa akigendera, nta gapositeri. Kandi abantu bakunda ibintu bitandukanye, hari ukunda k'inyuma, hari ukunda kwicazwa, hari ukunda kujya hejuru kugarama, ariko positeri yo kugarama urebye rusange, ariko hari utundi pozisiyo nyine tuba ari twiza twihariye kandi mugomba gukora mwese mukaryohera, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero mu bakunzi bacu ba Shasha TV ndabakunda aho muherereye, nizere ko nimba uyu mutipe mbimubwiye nawe ubyumviyeho, ni ukuvuga ngo arabyize, ariko nawe udukurikirana utari ubizi urabyumvise. Nimba utarakoze subscribe rero gerageza ubikore kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubigezwaho umunsi ku wundi uko twaprodinze. Twibutsa ko ino channel ireba abantu bakuru, ntabwo ireba abana bari munsi y'imyaka 18, kuko niyo kubaka ingo, gutera akabariro byose. Ntabwo abana batarubaka ingo rero cyangwa batari mu rukundo, ntabwo ino channel ibagenewe. Hari channel nyinshi zigisha abana uko bagomba kwiga, uko bagomba kubaho. Iyi yacu twigisha kubaka ingo no gutera akabariro, tukarongorana mu kibi n'icyiza no mu mahoro. Birabakunda cyane rero aho muherereye, nababwira ngo Imana ikomeze ibubakire kandi ikomeze ibarinde.